bakundwa b'Imana, bene data mwese mukurikiye iki kiganiro, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wabambwe agapfa akazuka, uwo niwo twahamagariwe kwamamaza. Amen. Ndamushimira cyane, ndashimira uwo mwami unteye iteka ryo kubana namwe kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru. Kubaba bakurikiye bwa mbere, ndagira ngo mbibutse ko muri kumva ikiganiro Saveur Divine mu ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi. Ngewe ukibagezaho rero ni Immaculée Nyiraneza. Iki kiganiro gishingiye ku muhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bishingiye kuri rya jambo tubona muri Matayo 24 ku murongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Amen. Ndashimira cyane Imana ikomeje kuturinda mu buntu bwayo, atari uko dukiranuka cyane, ahubwo kubw'ubuntu bwonyine. Ndashimira kandi umwuka wera kubwira ijambo ry'Imana agenda adusobanurira kugira ngo natwe dushobore kuribagezaho. Ndashimira kandi mwebwe mwese abadukomeza bakadushyigikira muri iki gikorwa. Iki gikorwa kigaragara nk'aho ari gito, ariko gikubiyemo ibintu binini, kandi ku Mana gifite agaciro kanini. Haleluya. Bene data dufatanije iki gikorwa, ndagira ngo namwe mbashimire cyane, by'umwihariko bashimire muri iri jambo tubona muri Daniel 12 umurongo wa 3, rivuga ngo kandi abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iki cyumweru rero dufite umutwe w'ijambo rivuga ngo gusenga Imana. Gusenga Imana ni ikintu mwese byibura abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muzi gusenga, muzi akamaro ko gusenga. Ariko rero ni byiza ko tugenda twibukiranya, kuko hari byinshi wenda tuba twaribagiwe, hari bamwe batabimenyereye. Abo bose tugomba kubibutsa cyangwa se kubibamenyesha. Reka rero twihuse turebe ijambo ritoya tubona muri Yesaya igice cya 38. Handitse ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Haleluya.
haleluya. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka yumvise gusenga kwa Hezekiya. Yari yafashe icyemezo cy'uko uyu mugabo ava mu mwuka, ariko kubera ko yumvise ngo gusenga kwe, ahita ahindura gahunda. Wari uzi ko amasengesho ashobora gutuma Imana ihindura gahunda? Ni ikintu gitangaje cyane. Uwera w'Isirayeli, umwami waremye isi n'ijuru, yafashe icyemezo, atuma umuhanuzi ukomeye ngo genda umubwire ko agiye gupfa, arage, aba ari kuraga abana be, umuteguze yitunganye kuko ubuzima bwe burarangiye. Ariko kubera ngo gusenga bituma Imana ihindura gahunda. Haleluya. Iki kintu cyarantangaje cyane. Mbonye ukuntu umwana w'umuntu atumye Uwiteka Imana ihindura gahunda, byanteye amatsiko yo kumenya iki kintu Hezekiya yibukije Imana. Mbese ni igiki yari yarakoze cyatumye Imana yongera kumugirira impuhwe, ikamwongerera imyaka 15 yo kubaho? Nukuri ni ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mumenye yuko uyu mwami yari yaratumye Abisirayeli bagarukira Imana. Abari barazanye ibigirwamana mu nzu yayo, uyu mwami yaraje abikuraho byose, abasaba kwihana, abasaba kureka ibigirwamana, abasaba kugarukira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Kandi byatumye nanone njya kureba ku byerekeranye n'ubuzima bwe, nubwo ari birebire, ariko tubibona mu ngoma za kabiri. Ingoma za kabiri 29 kugeza kuri 31. Aho hantu mubonamo ibyerekeranye n'uyu mwami Hezekiya. Navuga ngo ibi bice bibiri mubisomye mugafata umwanya wo kubisoma byose, mwabonamo neza amateka y'uyu mwami. Ariko reka mvuge gato cyane ku byerekeranye n'ubuzima bwe. Ingoma za kabiri 29 turasoma 20 ya mbere gusa, ngo ibyo ku ngoma ya Hezekiya. Hezekiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Abiya, umukobwa wa Zekariya. Akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Wabonye iki kintu nicyo cyatumye igihe yasengaga Imana yaramwumvise, Imana yaramushubije. Nubwo yari yafashe icyemezo yuko agiye gupfa, Imana ihindura gahunda. Haleluya. Wari uzi ko amasengesho ajya atuma Imana yacu ihindura gahunda? Ndashima Imana cyane ko yumvise iri sengesho rya Hezekiya. Tubonye ku uyu murongo wa kabiri yuko ngo uyu mwami yakoze ibishimwa n'Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yari yarabikoze. Icyama nawe umaze kumvira ijambo ugakora ibishimwa n'Uwiteka, icyama ugasobanukirwa imbaraga z'isengesho. Tubonye ko isengesho rya Hezekiya ryagize imbaraga, ryatumye Imana y'isi n'ijuru ihindura gahunda, maze uwari urwaye, wari ugiye gupfa, imwongerera iyindi myaka 15 yo kubaho. Haleluya. Ndashima Imana yuko igihindura gahunda. Nanjye nigeze kubona Imana inyongerera imyaka yo kubaho. Muri 2016 nagiye kenshi mbabwira ukuntu Imana yankijije kanseri
nanjye narasenze, hari benshi basengeye, ndashimira Imana kubw'abasengeye. Muzi yuko hari igihe umuntu ashobora no kuba ananiwe kubw'umubiri ntashobore no gusenga, ariko hari abamfashije gusenga muri icyo gihe gikomeye. Imana nanjye hari icyo yankoreye. Iki kintu cyanyibukije iby'ukuntu Imana yankijije, ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye kuguhurikira rino jambo. Mugire umunsi mwiza, kandi ndabifuriza kuzamara icyumweru cyiza mwumva ubutumwa bwiza bw'Imana. Mugire umwete wo gusenga, kandi Imana yumva amasengesho yanyu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.